yagiye hejuru nyine byanze kuvaho n'ubu ngo ntabwo iravaho nyine byarangiye. oya nzagira mu ijoro se ariko se twese tuzapfa ari uzatura nk'umusozi nawe winjijisha. hari aho ugera kavuga ati Mana wibuke ko nakoze ibi, hari n'ibyo nateganyaga gukora, bana nanjye umutima, bana nanjye Mana, nta rindi usigaje. aho ntabwo indimi zikora, ntiwatera amakorasi ngahamba nati niba utarahambye nati uri mu rusengero aho ntibikora. aba bantu wampaye kuyobora izi ntama wampaye zikuze uzigaburira ibyo kurya by'umwuka, aho ntari ubasanga ubaganirize baryamye barote bagira iyerekwa abasengere mukure. yitwa Pasiteri Theogene Niyonshuti. yabonye Imana mu buryo butandukanye kandi bwinshi. ndashaka ko mwakira mu cyubahiro cy'Uwiteka. turamwakira gute mbese abacuranzi? haleluya, tumwakire n'amashyi n'ingoma. Pastor Theo, amashyi ingoma, amashyi. haleluya, wambaye neza, nubasha amavuta yo kuba ugeze hano kandi uri kuri bekiye, ariko uzi imirimo y'Imana, uzi imbaraga z'Imana, uzi ahantu Imana yagukuye. ugiye kuvuga amasaha, waduha ubuhamya. ufite isaha imwe, ebyiri, saa mbiri ziburi 10, kuko abana barakunyotewe, baragukunda, baragushaka. niwumva unaniwe uraza kwicara ku ntebe hariya, nanjye nicaye hariya kare. ubabwira Imana, munyemeye dusenge Imana byose bituje. Data mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, Jehova Rahayiroyi, Adonai Sabawoti, Jehova Jire, Jehova Shalom, twakira umukozi wawe, twakira umwana wawe, mwami wanjye, mukoreshe muri uyu mwanya, bana nawe, bana natwe, duhana umugisha mu izina rya Yesu, amen. karibu widegembye, wisanzure, mushobora kwicara. noneho mutaricara mufatanye nanjye dukomere Imana amashyi menshi. cyubahiro ni cy'Uwiteka iminsi yose, amen. twicare tuganire ku ijambo ry'Imana. mu bantu nkunda uretse Kahise agenda, umubyeyi wacu nanjye ndamukunda cyane. hari ukuntu akwakira ukumva abazimu baragenda bazezengera. kumva baragenda, kuko dukeneye abaduha keya. hari igihe twabayeho nta keya, badushota mwana, baduha inkonji utambuka. njya nshimira Imana yankijije inkoni z'ubuginga. iyo uri ku mihanda uri gucoma, buri muntu wese akurya inkoni. uriya mutipe araririmbye, bana nanjye numva namufasha, ariko kuririmba byaranyihishe tu, kubw'impamvu muzi nyine. barepetaga ndi gucoma, ijwi ryaragiye, ariko ngo niba yavuze ngo ari ku ngoma, ngo yamukuye mu musigiti, araza arayikorera ngo ikurirwe ingofero. none nanjye nahise ndeba inkurago rwose mwana, ahantu nagangikaga. mbese tuyihereze icyo, basi tuyikurire ingofero, tuyihereze iki? icyubahiro. Imana ishimwe. Luka, mbere yuko dukomeza tubanza dusoma ijambo ry'Imana. Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cyaho ni icya mbere, umurongo n'uwa 80. ni umurongo dukunda kumenya ndetse no gufata mu mutwe ku bantu bakunda kuba mu bihe byiza byo gusenga. ariko munyemerere tuganire, Imana yongere ivugane natwe mu ijambo ryayo, kandi dukoresheje igihe dufite kugira ngo bigende neza, tuhagere vuba vuba. Luka igice cya mbere umurongo wa 80.
haranditse ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Imana idufashe cyane, amen. Muranyemerere ndisubiremo. Haranditse ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo iki? Abisiraheli. Imana idufashe cyane. Reka twongere tuvuge amazina yacu. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa nasa. Abana banjye turasa, barimo baragenda bakura. Umukuru agize 12, ni inkumi nziza isa nasa, yitwa Niyonshuti Parfait Plamedi. Parfait Plamedi. Numva iyo Yesu yaje utangira no kumenya uko bita. Ntabwo bita ngo bakava amahanga cyangwa se bambara imumbazi. Oya, utangira kwita ba Parfait na ba Parfait. None uwa kabiri ni umuhungu yujuje imyaka 9, yitwa Niyonshuti Parfait Ansa, igisubizo cy'Imana. Parfait, umugambi mwiza w'Imana uvuye mu gisubizo cy'Imana. None hakaza uwa gatatu yitwa Niyonshuti Aime Hilo, bivuga ngo Imana ni intwari. Ya ntwari mu bisubizo byayo havuyemo umugambi mwiza. None uwa gatatu yitwa Niyonshuti, uwa kane Niyonshuti Shami Trese. Ariko muri ayo yose kuwa kane nkunda iritwa ngo Shami. Ubu narahinduye, kera nitwaga Papa Plamedi, none ubusigaye nitwa Papa Shami. Mbese mu rwego rwo kwica abazimu, hari ibintu Yesu agukorera ugashaka uko ugenda ubazengereza. Twakoze ubukwe batabyumva, ariko haleluya, ngo ubu buzaba. Twerekanwa ariko bavuga we ngo ubu buzaba, ariko wanaye bakoko kabona nagatsiko kubatwa. Nerekanwa naye nambaye ishati kandi ntoyi, narayigabanyishije hano no ku maboko, kandi nta mutero ubaho ugabanyisha ikorane. Hari abateri bari muri twebwe, hagire umbwira ko hari umutego. Hano hari amakamera baza kutubwira ko hari umutero ugabanya ikora, ahandi bararigabanya ikora rigasigara rimeze nk'idarapo. Nero nashyizemo karuvati iza hano, twerekanwa rero bakavuga tubu buzaba, ariko bura bumaze kuba baravuga ngo ntiruzamara kabiri, none rumaze 12. Ubu natangiye uwa 13. Esashi bajyaga basanga Nyabugogo, mfite shangazi wasigaye, mushiki wa papa mukuru Abirukoma, twasigaranye. Bambona narayayutse, nararangiye n'amaso yaramenetse, bakagenda bakamubwira ngo ifura zarapfuye, ntacyo wasigaranye. Ariko Imana yandeba yicaye mu ijuru, ikabona afite abahungu 2 n'abakobwa 2. Niyo mpamvu ku mwana wa 4 namugezeho mwita Shami, bivuga ngo cya giti bibwiraga ko kizimye kirashibutse. Yasashimwe banuzuye umunezero yongeze hano, mbese umunezero mbana kandi udafashirizwa hano wazafashirizwa ese. Namwe nimurebe hano hejuru byarahindutse, merukano ndumva bitameze gutya. Undi hari ahantu ugera abazimu bakajya bazezengera gake, teruhagararaho kaze. Imana ishimwe, Yesu ashimwe. Mfite amashimwe menshi, Imana yanyongereye iminsi yo kubaho. Murabona ko ndarwaye akaguru, ni ya mvune ya kera yari maze umwaka n'amezi 7. Burya hari ukuntu mwarayibonaga nabaga ncumbagira, bamwe ngo bari bazi ko ariko mura ningendera ngo ari ingendo zanjye tu.
ariko burya ntabwo zari ingendo, nabaga ndi gushira cumbagira kenshi, burya babicungaga nabaga nafunze amaraso, nayafungaga ari uko ngiye guhagarara hano mu modoka, ari nkaba nambaye mutweto dufunguye tw'udukamambiri cyangwa gutyo nkambara inkweto zifunze ngiye kuza mu rusengero. Najya kwa muganga bakamubona ingabanya ibiro ni muri chevier, nkakomeza gutyo, ariko ibintu byose ni danje. Nari narumye, ibiro biraje ngo ningabanye ibintu byose ni ibibazo. Ko muri chevier hatinda gukira, ngo none uri murongera ibiro, kandi hari igihe ugeramo niyo wabigabanya ntibikunde, bigakomeza bikizana. Hari umudogiteri umwe w'inshuti yanjye wankundaga njye ntabizi, arampamagara, korera Faisal, arambwira ngo ariko pastor, ko mbona uhora ucumbagira, ni ya mvune ya kera itarakira? Ndamubwira ngo yego. Ujye kwa muganga bakubwira ngo ikize? Ndamusobanurira uko bambwira, arambwira ngo hoya, nta cheville imara umwaka itarakira, uzaze nkurebere. Ngezeyo Faisal ncishije mu cyuma, asanga ikirenge, amagufwa y'ikirenge, kwanga igihe nakoraga gisida yatandukanye n'ikirenge yagiye iruhande rumwe. Ahubwo kubera kumara umwaka n'amezi 6 nyigenderaho, amagufwa yatangiye kuvungagurika. Kwa gucumbagira yabaga kubana. Uko ngiye muri kine banyandikira kine, ahubwo bakayavungura bakayamaraho, n'inyama zikangirika. Ramwe ati ngomba kwita nkubaga bidatinze, kuko uko bitinda bishobora kubyara kanseri. Ca muri scanner mbona ayo magufwa nyereka kuntu yangiritse, inyama kuntu zabaye ibisebe imbere, arambaga, bamfungira mu utwuma. Ubu bantije utwuma nibanira natwo kwa muganga, baratiza mwana. Ni hatari, ariko sima kwifurije. Nahigiye ibintu bibiri. Cyambere nabonye ko ari aho abantu bose bagera bakareshya. Sinzi icyo mvuze niba ucyumvishe. Hari aho abantu bose bagera bakareshya. Icyo cyo narakiza. Tujye tugucaho, tuguye protokolo, uremere. Dore mwana waje Bibiliya, uretse ko kuyintwaza ni ukubera imbago, ubundi ntago njya nemera njye umuntu yintwaza, ariko abashumba mujye muzibatwaza. Murabyumva, ariko njye nimukayintwaze mwana, ipima inusu nayo mbanza itarimo. Ejo bundi uzaze nguhe babyeyi mwe uyintwaze. Byo vuze murabyumvishe? Mu bibazo mfite iyi ntago irimo. Ariko abo kubaha tugire gute? Mujye mubatwaza, ariko ngewe kuntwaza uzaze nguhe babyeyi. Sejo bundi ntibaje se? Ubu ngi imibare bayatangiye kuba danje. Nene ubu baryaga ku ishuri, bose bagiye kurya home. Muvuge ngo home. Ariko ukuri muzansura, hazagira umuntu umwe wo Shiro unsura, azarebe mu rugo duhora mu giterane. Geze mu rugo nta rungu rihaba. Ubu nari ndwaye, bandirimbiraga igihinde, buri muntu bambwira abakinnyi Arsenal teze kuzago, mbese buri muntu ibyo akunda ndabimurekera, kuko iyo umugoya gucaka kujabuka kigendera. Bisaba rero ko buri muntu ikintu akunda ukimutwaramo gashe. Ubwo rero urumva biba ari danje. Rero uzaze nguhe babyeyi. Ariko haleluya haleluya, twongere Yesu icyubahiro kubwiza. Icyo nari nshatse kukubwira ni iki? Hari aho abantu bose bagera bakagira gute, bakareshya. Mwana w'umukobwa yankuyemo imyenda, nta muntu babaga yambaye, nta mikino. Dore uko ndeba. Abakameramani muri hano ibyo muzabikate. Ibyo muzabikate, ubishyiramo tuzabonana. Ukorera iyiheweho. Ariko bagukuramo imyenda. Nta
mikino ntayo babaga yambaye, bakuzanira itaburiya ukahita wambara. Naramubajije ngo n'ikabutura nyikuremo, ahita anyereka akananzi ngo pasiteti byose kuramo. Ubwo rero nabonye ko hari aho abantu bagera bakagira gute bakareshya. Jambo rya kabiri nizeyo, korera Imana nk'uzapfa ejo. Ababyumvisha Imana ibaha umugisha. Korera Imana nk'uzapfa ejo. Niba uririmba nk'uzapfa ejo. Ariko haleluya. Niba senga Imana nkura ejo ni kera, nkuri burangiza urugendo muri uwo mugoroba. Nabonye ko hari aho umuntu agera umudamu ntamujyane. Nabonye ko hari aho umuntu agera diplome zigasigara. Nabonye ko hari aho umuntu agera imodokari igasigara muri parikingi. Nagiye nitwaye numva ari ibintu byoroshye, no simenye ko bagiye gushyiraho poseze. Bagira n'inyundo we, abaganga na foreze ziko batoboraga. Nero numva utuntu dutangiye gushirira, ngira ngo nisinga zahiye. Nshaka kubabwira ngo dusohoke, nihumurije numva n'utugufwa twaje. Muvuge ngo ni danje. Hari aho ugera ayo wize byose bikarangira, ugasigara utunzwa n'ayo wasenze, ugasigara utunzwa n'imirimo wakoze, ugasigara utunzwa no kwibutsa Imana. Sigara aho ngaho utunzwe n'ibyo wakoze. Barize ukwegere ngo wakwibutsa iki Imana baguteye ikinyi. Wayibutsa imiceri wariye se? Oya nsubiza. Wayibutsa amakoti n'ibitenge wasize mu rugo. Hari aho ugera bikarangira, ugasigara utunzwe n'ibyo wagize gute wakoze. Agutera ikinya utakizi nyine byihorera, agitera mu mugongo mwana. Ziyo bari kubazanya ngo ntiruragera, ukibaza ni igitero utera ni ari kurutera, ugasigara uri uwabo. Buhamya bw'aka kaguru nzabubabwira ngarutse. Reka twigane ijambo ry'Imana numva iteka yashize muri njyewe. Hari aho ugera kavuga ati Imana wibuke ko nakoze ibi, hari n'ibyo nateganyaga gukora, bana nanjye umutima, bana nanjye Mana, nta rindi usigaje. Aho ntabwo indimi zikora, ntiwatera amakorasi ngahamba nati. Niba utarahambye nati uri mu rusengero aho ntibikora. Nta giturisho gihari ngo reka nkiranuke ku cya 10. Kiriya cyumba nta giturisho kibayo. Kiriya cyumba kiba kirimo abagabo gusa bambaye amakanzu babyigiye. Hari naho bagera uko bari kuvuga indimi batazi. Kavuga ati amutumye kira ni icyuma mutumye n'urushinge. Kavuga ati kambaye ati Mana wibuke ko nasangiye n'abakene. Kumva imbaraga ziraje kuko byagenda kose Mana. Kahita uyibutsa ko waje muri Shekina uri kumbago. Sinigeze nzana ni kumbago bwa mbere. Aho bigera ukajya wibutsa Imana. Yuryamye kuri kariya gatanda. Barankuruye bigize hepfo shaka kubafasha. Hepfo ndahabura kandi hakiriwe. Babona ko shatse kubafasha. Barambwira ngo pastor rega twabirangije humururu wacu. Ibindi turabyikorera. Hari aho babyikorera. Korera Imana. Nakajeste keza dukunda.
iyo tugakoresheje mu gihe cyiza. Fata rimwe mu kiganza umumbwire ngo korera Imana butarira, ujya bwira kandi abandi ariko, ujya bwira abandi ari ku manywa. Narabibonye. Ubu mu mubiri wanjye harimo ibyuma bafunzemo kugira ngo iminsi yisunika. Iyo minsi igomba kwisunika nkorera Imana, igomba kwisunika nkorera Imana. Imana yabanye nanjye kuva mu kwa mbere kugera uyu munsi. N'umuryango ungana kuriya ntituraburara, ifite uko ibigenza. Shima Imana ko kuri iyi nshuro naryamye iwanjye, nubwo maze amezi 3 ndyamye ariko narindi iwanjye. Kuri agisida ya mbere uwo nari imbereye mu nzu yarabizi ko manitse akaguru, anyohereza message saa 8 z'ijoro, abandi basinzire nge ndi kugisima ndi kuribwa. Anyohereza message nguribuka ko itariki y'inzu yarenze, ni inshingano zanjye kukwibutsa paste, kandi abizi ko manitse akaguru mu cyumba. Ariko nubwo nabaswe ariko narindi iwanjye. Manishimwe ndayishimye, manishimwe ndayishimye, manishimwe ndayishimye. Jambo rya kabiri mu bibaho byose dushima Imana. Madamu agiye kwishyura ibitaro, Imana yari yakoresheje abantu basabiye umugisha. Abadukurikiye bose bagize uruhare mu kurwara kwanjye. Mbagwe ejo bundi agiye kwishyura ibitaro, baduciye amafaranga menshi ntirirwa mbabwira. Arabaza ngo mbishyure kuri momo cyangwa se mbishyure kashi. Imana ishimwe noneho ko narwaye dufiteho kwishyura ibitaro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mbona agarutse arira, amubaza ngo Sharati ni ibiki? Iyo nabyaraga twaburaga 3,500 ku Muhima, twarwaje umwana tubura 2,700 kandi dufite mituweli tumazemo icyumweru. None sheri y'amafaranga yose baduciye maze kuyishyura. Ndavuga ati Imana ishimwe noneho ko twishyuye ibitaro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kristo aracyari ku ngoma. Humura, shyitsa umutima mu nda, ongera uyigirire icyizere, ongera uyikomereho, ongera uyishikameho. Komera ku Mwami, Imana yacu irazirikana. Nari maze icyumweru maze kugura abantu 30 mituweli, ntabizi mu kwa 12 ko ngiye kwinjira mu burwayi. Naricaye mbaza madamu ngo iyi niyo Noheli na Bonani igiye kuba turi mu nzu yacu. Muri himbazi yari ahari. Ndamubaza ati dushima Imana gute? Ndavuga se duhamagara badufashije kubaka dukate gato, kuko nge n'abantu bagibakiye nta natani yanjye ariko kuko nta kandi kazi ngira uretse gukorera Imana. Nta wakoreye Imana ngo akorwe n'isoni. Ariko haleluya. Ariko wenda harimo n'abantu bashyashya batabizi, utagira ngo ni inzu gutya, ni ikigeti. Tugira ngo ni uruntu rw'urudanje, mbese rw'uruzu rw'urudanje. Nabuze uko ndwita isanzu. Kirimo jaride y'imikindo. Urutayi ni 6 kuva ku nkingi imwe ujya ku yindi. None siyo Yesu yaje ushaka kuzengereza abazimu. Umuryango nanditsemo izina ryanjye wa Urutayi, nanditsemo Inzahuke Theogene. Nose nta hantu ukabona handitsemo ngo Sofaru cyangwa ibindi. Nanjye nashatse uko igipangu cyanjye nyandikamo. Hari ibintu Yesu akora kugira ngo agende yica abazimuto.
yica iki nubwo badapfa ariko byibuze bakaba bazazengeye. Ndagusengeye muri aya masengesho data agira icyo agukorera. Abazimu babe bagize gute bazaze. Ndicara na madamu ndavuga ati Noheli na Bonani igiye kuba turi mu nzu yacu, dushima Imana gute? Duhamagare ba bantu tukata akagozi nk'uko abandi bataha inzu. Turavuga ati hoya umunsi wabyo urahari wo kuzabashimira no gukata akagozi, kizaba ari igiterane. Kizaba ari igiterane. Aho niho nicaye na madamu turavuga ati dushima Imana gute? Mpita njya Nyabugogo nzana abana twabanaga ku mihanda. Ndavuga ati hari abana batajya bamenya ko Noheli na Bonane byabaye. Twabanye. Hari abakobwa babyariye ku mihanda batazi Noheli na Bonane, abari bo nsangira nabo muri iki gipangu bwa mbere. Dukora igiterane mu rugo, mpamagara abaturanyi, bajyama banjye bararya, bavuye Gogos n'abashakiye n'amamodoka arabatwara. Mbaga ihene ebyiri mwana n'icyokezo ndakizana bati mukandira bari mwebwe muzamurya ku mishito ya mbere. Mbakubitiramo n'ibigoma rero, kuko ni wabaha ibiryo utabahaye iki ingoma ntago byavamo. Nabakubitiyemo ibigoma barya umuziki nta hari aho ugera umurwaza agasigara, madamu agasigara. Ariko aho ngaho icyo nakundiye winjirana na Yesu. Oh haleluya, winjirana na Yesu. Hahandi utari buhamagare ngo shari. Yesu umuhamagara mu mutima akaguhumuriza, akakwibutsa ibyo yavuganye nawe, ukongera ugakomera mu mutima ukavuga ati abaganga bakora ibyabo na Yesu arahari, hari icyo arimo gukora, hari icyo Yesu yavuganye nanjye. Korera Imana ugifite uburyo, niko umubwiriza yanditse. Imana ibamere. Twasomye ijambo ry'Imana sorejeho, byanditse muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Havuze ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo Abisirayeli. Iri jambo ndashaka kurivugaho amagambo ageze kuri 4. Jambo rya mbere ni umwana, jambo rya kabiri ni ugukura, jambo rya gatatu ni imbaraga, jambo rya kane ni ubutayu. Ayo magambo niyo shaka kuvugaho. Ariko haleluya, mwanditsi yaranditse ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa kurerekanwa. Ariko icyo nzi neza nuko umunsi azahishura, umunsi azahagarara ku bicu, ko azabasa nanjye niko nzasa. Mana ishimwe twese uko twicaye ahangaha. Ariko haleluya, nyikiriza haleluya, ongera gace haleluya. Twese uko twicaye ubu dusangiye izina. Nushaka ubutuye Nyamirambo ndatuye Nyagakoki. Nyagakoki murahazi? Ni Kigali aho mvuze. Nushaka uburara ku gitanda gifite kabiri kuri, hari igitanda ugeraho ugasenga Imana ngo guhishurire ukuryama, utaryama ucuramye, kingana hose utamenya ku mutwe no ku maguru, kidafite n'imisego byose ucunga hari imisego, mbese ukabase ndaryama gutya, ndaryama ukabase Imana ntishurira. Hari abaryama wowe urakusha, ntabwo ari ukuryama ni ugukusha. Ntusurara kuri simple n'umugabo n'umwana, guhindukira ni danje, ni ku mibare. Umugabo aragukomanga atavuze
ukahita umenya ko gahunda ari uguhindukira. Umwana umutwara mu gatuza, yabawe mukomere. Ariko haleluya, nushaka uba hariya amakaro n'umuceri ngo uvanze n'inyama, niba babyita viande sinumbaze, ariko uzi ko burya abadamu bose bazi guteka, ikibazo ni igihe barimo. Arabyumvishe di, nta mudamu utazi guteka, ikibazo ni igihe agize gute arimo. Nanjye wanjye nabonye abizi. Shaka kuba hari ifiriti undi hari ibijumba, kubajya mu ijuru dusangiye izina, twese turi abana. Surizi ukwegera umubwire ngo uraho muvandi, natakwikiriza wihangane, ko buri muntu biterwa n'ibimwicaje mu rusengero. Hari igihe nyirinzu yaba yateyemo, ariko ubundi umugabo witwa nyirinzu muramuzi. Umuntu uha amafaranga ntavuge ngo urakoze, ariko humura uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Kiri kuri iri jambo rero ng'umwana, umubyeyi wese wabyaye anezezwa no kubona umwana wakura, kandi hari ibimenyetso bigaragaza ko umwana ari gukura. Munkurikire tuganire. Ndabonamo abamama hano, ndabonamo abapapa. Iyo wabyaye umwana buri kwezi hari ibimenyetso agenda kwereka. Iyo amezi abaye 4 umwana ashobora kwicara, 6 umwana wamwicaza. Yagifite ukwezi wigiye kumwicaza, bati wimwicaza umugongo nturakomera. Birababaje kuba mu nzu y'Imana, Imana ikureba ikabona umugongo wawe utaragira gute, utarakomera. Birababaje kuba umushumba we bishop akureba akabona ko utarakomera, akaba ataguha icyiciro ngo ukiyobore, wahita ubivanga. Birababaje kuba mu gipangu utuyemo bakureba bakabona ngo nubwo uri murakore ariko nturakomera, kandi birarenga n'abaturanyi bakamenya ko uwo mubyeyi yabyaye umwana ufite ikibazo. Ariko uko Bibiliya yavuze ngo uwo mwana agira gute, arakura. Mwana igihe kiragera agakambakamba, mwana igihe kiragera akamenya kuvuga ntaca amarenga, mwana uri gukura neza. Kandi cyane abana bose batangira bavuga data data. Hari umwana ari bwatangira avuga ngo mama mama, hari uwo mwabonye ni data data, mwana asa na se. Ariko na nyina hari aho basutazi. Iyo wageraga mu rugo dusuye, papa yari igikara cyujuje amategeko. Ubundi hari ibikara ku buryo adasetse wamucaho nijoro. Yari igikara. Noneho mama wanjye akaba inzobe isa neza. Nene kindi w'umunyabutaro, ubwo ntacyo wiyumvamo koko. Urumva ko inzobe yahitaga iba fresh. Komanda, ababyeyi banjye bansize nta kundi. Mu rugo hahoraga ibirori by'iteka. Papa yafanaga Kiyovu. Mera agafana Mukura, umunyabutare. Ko vie yinjiye umujyi kera. Rimurabyo urumva macho zabaga byarabaga bimeze gute. Yengo byabaga ari hati uraga ambiance. Musaza avuka mu gacura bwenge, aho bacurira ubwenge. Meri nawe avuka i Butare, ngo harya bavuka nangahe
n'indi yasinyaho ko bababeshe kari amashuri bigishwa n'igihe. Aho umunyabutare ageze amenya uko haba. Kwinjira mu gihe biratworohera. Igeze mbabwira ngo umunyabutare ahubura avoka mu gitondo akayikandagura akayitera inkonja akayirya saa sita. Yayihubuye mu gitondo akayirya irura ariko akagira gute ariko nyikiriza haleluya. Ongera gake haleluya. Iyo wadusuraga mu rugo wabonaga data aho yicaye twebwe ukahita ubona ko dusa na mama kubera inzobe yacu na mama na papa ari igikara. Ariko nubwo bimeze gutyo aya matwi mubona mbese maze kubyibuha ubu yaragiye, ariko ubundi nkinanutse nibwo yagaragaraga neza. Urimo urabyumva? Naya papa naya shangaza aracyariho, nayo kwa sogokuru, nanjye iyo mbyaye umwana nirebera amatwi ni mu rugo. Jenoside irangiye naramanutse njye iwacu Rukoma mu Gacurabwenge. None nkatakata muri ayo matongo. None abaturage basigaye bo kuri uwo musozi batuye aho ngaho bibaza uwo muntu uri guca muri ayo matongo birabashobera. Urumva niba ari bazi njye navukiye i Kigali najyagayo mu mavakansi. None bamanuka baje kureba uwo muntu uri kunyura aho ngaho bakajya bamuhobera ngo nakuzukuru kadiyo nizi kasige. None ngabona ngiye barareba amatwi sinkamenya ibyari. No babonye amatwi bamenya ko ari umwuzukuru wande wa Diyonizi. Ukwiriye gusa n'uwatubambiwe. Ariko haleluya, bakagira icyo bakubonaho diyeni muhuje, bakafata kwihangana kwe ni uko ari kuri muri Kristo. Ariko haleluya, urukundo rwe ni urwase Kristo. Ariko haleluya, gusenga kwe guhuye neza. None ubwo nta magambo tukubonamo. Yesu yagiraga amagambo n'urwangano. Yesu yagiraga urwangano ubugome n'inzika. Yesu yagiraga inzika. Na Petero wamwihakanye yagize gute? Yaramubabariye mbariza ukwegereye gusa nande katinye kukusubiza. Sankundeba gato mubaza usubiza umutima wawe usa nande ibishyimbo bishiririye. Ntusubize usa nande umukozi yatetse amata akamenekera mu ziko. Ubusa nande ntusubize ndeba hano usa nande bagukandagiye ku murongo kuri kwasiteri. Ubusa nande umumotari yagutwaye. Kugira n'inama y'abamotari badakijijwe, ariko si bose harimo n'abakijijwe. Numutega ku mugoroba ujye witwaza avunje. Umutego kagira ngo arimo arayagaru akayita kudepasi kagutarasa. Ariko ntago ari bose. Usa nande yanyereranye. Usa nande uturanye n'umuturanyi urahura amakara 6. Mwese mbanza ari ku magazi. Ni ku magazi se harimo abagicana amakara muri bya bipanga imiryango ibirebana. Akaza kurahura iwawe kandi agacunga ikari nini akaba ari ryarahura. None igihe aza kurahura yitwaje kirushi ku buryo yadaha neza ngo murakoye umunsi kutagiye gusenga ukajya ubyibira urumva gukubisa akantu, ariko arimo aragira gute? Arimo arayadaha. Usa nande? Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo uwo mwana arakura. Tagira ngo dusenge muri uyu mugoroba twinjire mu rwego mu cyumba cyo gukura kugera aho dusa na Kristo.
bakristo ba muri Shilo muse na Kristo. Usanande hoya rakanibariza abafite amamodoka usanande umunamba yamenya amazi mu modoka usanande radio yamenetsemo amazi usanande ni imihini bajyaga banjomba nanjye nari umunamba mwana uzi kwagereza umukera radio kamenekamo amazi uvuga ngo ni danje. None twe twabogerezaga nge natangiye koza imodoka ari twogereza mu bice bitaga ibinamba by'amazi magari by'amazi atembo bitaga Rwandegisi niho nahereye. Imodoka ari yaraza gukayiparikiramo umukire akaba n'umukire uzakanga kugwa kontaki kandi abizi kuza imodoka kugira ngo umuheke. Ubu nahetse abakire yamara kwishyiramo gatega umugonga kandi gifite ibiro nka 80. Usanande bagutwaye ijeti ya 15 usanande Imana yashatse kureba ko wakuze usanande. Sanande wagiye kudodesha umutera akakwicura umwenda usanande bundi ujya kugura idodesheje niba udashaka gucuma ntazajyanga dodo wawe gusuzamishira ibintu ugomba kubatendeka murenga 15 abivumbura n'abarakara uravurivumbura uragenda ukiri Suzana ntibihinduka. Ariko nyikiriza haleluya ongera gake haleluya. Birakwiriye ko dukura kugera mu rwego Imana ikureba ikakwishimira ikavuga ngo muri iki gihugu muri ubu bwoko bwanjye nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko shaka. Uwo ni Dawidi Imana yavugaga kandi nta yindi ntwaro Dawidi yakoreshaga. Mbere yuko mba kuri aka kambere nje ku kandi Dawidi yakoreshaga intwaro yo guca bugufi. Oh haleluya. Intwaro yo kugira gute yo guca bugufi. Ngo yacumuraga akamenya ko ari ibintu byamutandukanyije n'Imana ngo yahitaga yikubita imbere y'Imana akavuga ngo mbabarira. Kugera mu rwego Imana imunezererwa iravuga ngo mwana wanjye kubera kuntu uca bugufi nanjye nzagutuza mu mbabazi zanjye ntago zizigera zikomurukaho uzazikuriramo zisanzwe unazipfiremo nanaziguhambemo. Ntago ndajya mu Isiraheli ariko abajyayo batubwira iyo batubwira inkuru batubwira ko ahantu harinzwe hakomeye ari kumva ya Dawidi. Hari wagiye hano gatubwira ko ari ukuri mwese muracyakanuye nkanjye mutegereje kuzajyayo. Uretse ko ngiye numva kujyayo byose ari kimwe si amateka se y'ibyo Imana yakoreye kuri buriya butaka. Nanjye kuri ubu bwo mu Rwanda hari aho mfite amateka. Ni amateka tujyana yo kureba iby'Imana yakoresheje uriya mugarafere witwa Jesus. Natwe rero hano mu Rwanda hari amateka y'umwuka we Imana yadukoreye kuri ubu butaka. Njya nkata Rwandegisi nkareba baba yavuge twagangikanaga nambaye ikoti ngenda muri Karina ariko nayise vewiti mu rwego rwo kwica abazimu. Iyi Imana iguhaye ikintu kivuye kuri yo nkurikira. Iyi Imana iguhaye ikintu kivuye nta manyanga arimo ntawe wese korotse Imana igakoresha umuntu akaguha ikintu
ugihita ukibatiza izina uri fiye. iri koti naridodesherezwa n'umupasiteri usengera muri Zayoni Bugesera. hari uwambujije gutanga ubuhamya ngo sinkabutanga, nambaye ubusa yigeze nyambika, kandi ni umukire. basohora mu nzu yigeze acumbikira, ntiyari afite izo akodesha. bonye nitangira ubuhamya ngo urwego ugezemo ngo si urwo gutanga ubuhamya, hajya aceceka mbivuge. ibimuriye ibibarya mufu. iyi shati ni korali ya Kimisagara yayinguriye kuri aniversary y'imyaka 25. baravuga ngo watuyoboye neza Kimisagara ahitwa National. bangurira ishati bayimfungira mu mpano ejo bundi. uyu mukandara mwana uyu nguyu ni umukobwa wo muri Belgique, ni bavuga Belgique byose kimwe. sister wa Belgique. twe tugendana Isiraheli yacu, turayigendana. njya nikoza kuri Nyabarongo aho Imana yandokoreye, inkura mu maboko y'interahamwe ikoresheje kasike. numva ijwi rambwiye ngo mbara kiriya gisorori, ndacyambara kiriho ibyatsi aho bari batwicaje, mpita mpaguruka ndigendera. ngeze kuri bariyeri bazita zimwe ngo bite sha, zibona ndi mwene wazo, ntumbaze uko Imana yabigenje, nditambukira aho ngaho ni Igorogota hanjye. abagigetsamani buri indege bajyayo, nanjye njya kuri Nyabarongo. navuga ati Mana, hano wahanyongereye iminsi yo kubaho, ndagushima. iyo ngeze ku Kamonyi mpita nibuka interahamwe nasanze ifite ubuhiri bwuzuye imisumari, buriho n'amaraso, hetse agashoka mu mugongo nako kuzuye amaraso. imbonye iramenya, irambwira ngo sha nturi umwuzukuru kwa Diyonizi, ndikiriza. irambaza ngo ugiye he? namwati ngiye iwacu mu Gacurabwenge. mbona atangiye kuvuga n'ijwi rituje ngo uragiye se, ko twabishe bashize urasanga yoni. nta kindi icyo gihe twakoraga, kwabaga ari uguhigima gusa. irambwira ngo nabanye na so, iso yangiriye neza, yarihiye abana banjye amashuri, n'umwana meruka gushyingira niwe wamfashije kumushyingira. rero ni hano hepfo, nibakwica barakwica nabi, ko nibakubona barakumenya kuri umwuzukuru kwa Diyonizi, barakwica nabi. reka nkwice vuba vuba, nkwice utababaye, kuko nabanye na so. abona arizo muwe, ariko Imana yari bizi ko uyu munsi nzaba ndi muri shira ndi kuvuga Kristo. iyo ngeze ku Kamonyi mbona ari ku Nyanja Itukura, ngo naho barahaca. ariko si ku Nyanja Itukura mbarize kwegereye ngo weho nta Isiraheli yawe ufite, cyagiye umugabo wawe yaguteye akagaruka, ubwo si Isiraheli. ariko haleluya, kubyara byanze bari tekereka ngo barebe ko wabyara bigera kuri 3 bikagaruka kuri 2, uhamagara Yesu ugahamagara. mama mwe mwitonde, mwebwe mugenda na Gorogota, dore ko mundeba. Yesu nikiriza. haleluya, ongera gake. haleluya, ongera gake. haleluya. yongeze Nyabugogo ko Gasima kanjye, niho nkiri, niho nababariwe, nababariye, niho nakirijwe, n'ubu niho ngihigira. Tagasima kanjye niko gose. hareba bitwa bagashyitsi, ba Kibindi, bakuyeho, baracyahari mwana, abana twabanaga gose barahari. nabareba mparitse vewiti yanjye, rero ubwo ni yakarina ati mwana pasiteri gongaho mwana kwama big up ngenda yabaha.
ejo bundi nagiye kurya dobandi murazi, nagiye kuryayo, yavuga ati niba abantu bamanuka bakajya kureba aho Yesu yatuburiye amafi, bagatega indege bakajya ku musozi Yesu yatuburiye amafi, nanjye rakajya dobandi njya hahandi nariraga kawu, naragiye njya dobandi, bambona ati dore umupasiteri w'indigana, hari abantu bavuga ukwabo, nabwo ati najyana naraharyaga abana, neza umupasiteri wawe wigeze uryana, ahita mbabwira imyaka, twari tutarinjira umujyi mwana, nari mfite tarani zanjye, ibiryo byose byari bihari, mpita mbyishyura bararya, siga mbabwiye Yesu. Nagatezemo indege njya Getsemani, nzajya natsa Karina yanjye ngiye gusura aho nababariye, kandi ndabizi ko hari abakiriyo bagize gute bababaye. Ubu hari undi mwana nakire ejo bundi mu byumweru 3 bishize, 3 yakoraga mu rugo akazi k'ubuyede, ari kuvoma amazi, nza kumenya amakuru ye nyuma, ntago yajyaga yiga kuwa gatatu yasibaga akajya mu biraka kugira ngo ashakishe minerivare y'ishuri, ashakisha igitunga barumuna be, maze kumenya amakuru ndamwe ati ngwino wicara. Abo wa mbere yaratsinze, abura amafaranga yo kujya muri sogondera akomeza 9, yifitiye amanota, ndamubwira ati ngwino ujye mu bandi, cyo nzarya uzajya iki, cyo nzambara uzambara icyo. Ubu reka abantu bakubonemo ikiguhuza na Kristo, aho usa na Kristo. Mani bwira Dawidi ngo nzagutuza mu mbabazi zanjye kubwo guca bugufi. Jambo rya kabiri twabonye hanyuma y'umwana ngo nugukura, ntabihuje arivuzeho, tugomba gukura kugera mu rwego tudasigazwa n'ibihe. Bihe bihinduye abantu, bihe binanije abantu, kandi iri mu gihe usabwa gusa nacyo. Reka subiramo iri jambo nitonde, iyo uri mu gihe usabwa gusa nacyo, iyo udahindutse nkacyo kirakuvuna. Nibavuga ngo ntiwize ujye wemera kutize, kuko abize bari iyo bari. Nushaka kubirwanya uzakivuga gicurama icyongereza, uzitwara nk'abasirimu kandi utari umusirimu. Emera igihe urimo, gake gake uzinjira mu kindi. Ikiriza amen. Zinjira mu kindi gihe. Mufite ihungabana rimwe ryananiye, ikawa yarananiye, kandi umva ngo ikawa ari y'abasirimu. Bari impamvu zihungabana, nanjye sinywa, ntuzajye no kuyingurira, ndayinywa nkameneka. Kumva isereri iraje, nkumva biracanze, nzakomeza ninywere mu karo byose kimwe. Emeruse wikwigira umusirimu ngo ujye kunywa ikawa hariya ruguru kandi biziki gutera isereri. Utazamanuka na sanseri kagera hasi wicaye, yakwifungura akabona wicaye uri muraruka muri sanseri y'abandi kubera ikawa wigize umusirimu. Emera ufata ibyo ushoboye kugera mu rwego uzasa n'iby'abasirimu. Nibyo ihungabana murarizi, ibintu byose bitera ihungabana. Imana yangiriye neza, tugura inyama z'inkoko, tugura dendo, tugura izihene, tugura n'izinka, tubiriye biraducanga. Nagira ngo nugutebya nukuri, mu Gasyata niho byabereye, Kanyonyomba. Hano hari abantu bacuruza amazi ya Jibu. Twabagaga inkoko uyu munsi, ejo tukabaga ihene, ejo tukabaga dendo, turarya turabivanga.
ngiye kwa muganga mpita ndwara kwishima nkishima, ngiye kwa muganga, muganga ngafata amaraso, yambajije ikibazo kimwe ngo kurya inyama nyinshi ugomba kuzireka, mpita musubiza ngo muga nibwo nkizibone. Anyigisha uko bazirya gake gake, ibintu byose ni danje, muvuga ngo ni danje. Emera gusa n'igihe ugize gute urimo. Basore bakobwa mutinda mutegura ubukwe, ho mwagatinze mutegura iby'umushinga wo kuntu muzabana ubuzima bwose. Ugasanga urajya mu butayu gusengera vewite ebyiri kuko wazibonye kwa Pacifique, utazi naho velomoteri izava na kuki moto kizatwara amajyambere. Gasya gusengera dekorasiyo ya miliyoni 3, utazi niba no mu rusengero bakuzi bazahagutiza ngo ukorere musa. Kaza gusengera yakanzu batwarira ivaririya, utazi niyavuye kuri sigisi imwe bakodesha veni, niba uzayibona murabicurika. Nyurwa n'iby'Imana izakora itarabiko. Ukimara kwerekanwa ubukwe bwawe burangira ujya munsi. Niba nta mirimo uri kwibutsa Imana, ntabwo utangira kwibutsa ari uko werekana. Nge nicaranye na madamu mu bukwe, ariko haleluya, turabanza turanyurwa. Umukristo wakuze aranyurwa. Ndasonye birembwira ngo kubaha Uwiteka iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi cyane. Kristo udakuze ntago anyurwa. Ugomba kunyurwa, kandi si ukunyuzwe n'ubuzima urimo, ahubwo ni ukubwiyakiramo. Twamaze imyaka myinshi Imana idutabaye ejo bundi 2020, myaka igeze ku 10 tudasura tudasurwa. Nabwiye ko nigeze ntunga telefoni yamarwagamo umuriro no gucana gatoroshi no kumva radio gusa, nta muntu pipa, nta nuwo pipa. Ugashyiramo 100 kazabura uri hamagaza. Najyaga mva ku kiganiro kwa Basabe, biriya biganiro mwabonye, narangiza kubikora nta smartphone nagiraga ngo nirebe, narangiza nkatira telefoni ngo nirebe, amaze kugishyiraho. Nagera mu rugo nkabwira madamu ngo bashizeho ikiganiro ku isimbi, watari buze kukireba. Umuntu wanyoherereje amafaranga bwa mbere yarampamagaye kuri gatoroshi nari mfite, ku telefone nari mfite, mpita mbona telefoni banzwa n'umusaraba nimero na 3, mpita mbona ari abazima, ati kwajina na Yesu pepe abadayimoni bashyi. Na 078 ntiyajyaga impamagara, none n'umusaraba 3 nyoberwa iyari, nari nyijugunye. Se mubashye ejo bundi 2021 muri covid 2021 mba ndamwitabye, ariko nitabira hano. Halo, ese ko nakubuze kuri WhatsApp? Nta WhatsApp mfite. Maze ko nakohereje amafaranga urabona gute? Halo, ngwiki mitanyiyegereza, none mitanyiyegereza telefone. Halo, ufite wandika nkubwira imibare, ugenda bakaguha amayero 200 nkora amaki amayero 200. Nahise mfata agati nandika hasi sigara ncunga iyo mibare ngo hatagira umuntu ukandagiramo cyangwa urushishi rugacamo rukagira imibare. Sinari nzi ko nakongera guhamagara iyo nimero ngo bikunde.
nahuye n'iki. Umudiyakoni wanjye nayoboraga Katabaro niwe wamerekeje tujya kuyazana, yitwa Enoki. Nge ntanga ubuhamya bufite gihamya, sinzigera mbeshya, kuko iby'Imana yankoreye ubwabyo sinabivuga ngo mbirange. Amerekeza tujya kuyazana amayero 200, foto z'indangamuntu. Turaguha amayero cyangwa amanyarwanda? Yambwiye amayero. Tugiye kuyavunjisha, ibintu byose biza ari ibigeragezo. Bampa 200,000 by'izabibiri, nayo kuyabika abikigeragezo. Abona ko nahuye n'ikibazo, yatse imodoka aramerekeza ngeza mu rugo. Nashyiraga hano nkabona barayabona, nashyira hano nkabona barayabona. 100,000. Naho Imana yatangiye kugira gute? Gukora. Birasaba kunyurwa. Imana yagize neza. Koma. Imana impa amafaranga nge na madamu. Tabona utafite ukagira ngo amafaranga ntahari. Imana yakoresha abantu bakaguha amafaranga. Imana yakoresheje abantu bampa amafaranga. Neno ikibazo baduha amafaranga tutazi icyo ari. Hari igihe ubamo amafaranga. Ibi mvuze harimo abatumva ibyari byo, ariko ushobora kubona amafaranga ukarara ukanuye ntusinzire, nyamara kibirikeye wagonaga kanihindukiza. Ariko hari umuntu, hari amafaranga ushobora kubona ukamara icyumweru wararwaye umuvuduko w'amaraso. Twari dufite intebe wicaraho zikaguha umunyenga utaricara. Wakwicara ati miyo, zikahita zijya hano. Bigasaba ko wihengeka, mbese wakubesha wanyeganyega ati miyo, twahise tugura intebe, tuhita tugura televiziyo ingana nk'iya furate, tuhita tugura firigo, kandi turi mu nzu y'icyumba na salo. Neno dusigarana ikigeragezo cyo guca muri salo ujya mu cyumba. Nabyo bihinduka iki? Ikigeragezo. Ntago mwabyumva. Hari muri cya gihe cya sound proof na parafu, murabyibutse? Bafunga insengero, murabyibutse? Byese binahurirana nuko tujya muri guma. Abakristo urumva ko babaga batakigize gute? Batagihari ngo barakora. Neno twabona amafaranga nge na madamu tukaza kwishyira parafu mu rusengero. Cyo byaraba hano kuri ADPR, mukove muzajye murebe parafirimo inge wayubatse. N'abakristo bake basigaranye nanjye 3,700,000 zigeramo. Mu diakoni mwahamagara madamu wanjye aramubaza ati uri muzima? Umukristo muri muzima? Mugira ikibanza? Oya. Mugira inzu se? Oya. Aya mafaranga umugabo ari kuzana hano urabizi kayazana. Imana iba yaduhaye tukaza kubakira Imana. None se muzakomeza kuri mu nzu y'icyumba na salo? Korera Imana ugifite. Aramubwira ngo uru rusengero namara kurwuzuza ntazanaruyobora. Muri ADPR barimura, abapasiteri bazahita bamwimura ajye gukorera ahandi. Umunsi rwuzuriyeho turutaha niwo munsi ahubwo habereye amavugurura muri ADPR, akazi karahagarara. Bahereye ku batarize. Nanjye sinize rero. Umuvuga ngo nta cyaha bakoze, nta cyaha bagize gute? Bagabanyije abakozi bahera ku batarize. Nanjye bigira gute? Kandi atabanza niyo nize yonyine, niyo sinayarangije. Naruka mu ishuri imbere ya jenoside,
abibuka neza bari muri iki gihugu jenoside yabaye turi mu gihembwe cya kabiri, ndabeshye sinasubiyeyo, nahise nifatira imihanda. ntakosa bakoze, ariko Imana ishobora byose, Imana izirikana. Aka kantu ntabwo mukumvishe, fatira umuntu umwe mu kiganza nkubwire ijambo mumbwira, ntacyo bitwaye, ariko namurebede ubundi uwo mwicaranye uranamuzi, mumbwire ngo humura Imana igira agenda. Ntabwo abyumvishe, munyeganyeze umubwire ngo humura Imana igira agenda. Tera haleluya! Imana igira agenda. Mwijuru ibitabo bitatu bibayo, igira agenda eshatu. Hari agenda ya mbere y'abakora ibyaha, agenda ya kabiri ni agenda igitabo cyandikwamo abana b'ubugingo. Iyo ukijijwe ukava mu byaha ukakira Yesu Kristo umwana w'umukiza, nk'umwami n'umukiza, ukurwa muri cya gitabo cya mbere ukinjizwa mu gitabo cya kabiri. Ariko haleluya, ugahabwa izina rishya ukitwa umwana w'Imana. Dufite igitabo cy'irangamimerere mu ijuru. Igitabo cya gatatu, agenda ya gatatu y'Imana, ni agenda yandikwamo imirimo yabera. Somya birambwira ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami umwuka, nati imirimo yabo igenda igize gute, ibaherekeze tukiri no mu isi. Igitabo kijya kibumburwa cy'imirimo cy'abana bakuze. Mu bintu bimwe biranga umwana wakuze, arakora. Mwana arakora. Aho niho Imana yatangiye gukorera. Munsi byangendekeraga gutyo, nibwo buhamya narabubahaye. Mugabo umwe arampamagara arambaza ngo ugira konte muri beka ndikiriza, aravuga ngo yinyoherereze. Yavuga ati ubundi hari ikiriho ngaranyesikoroka niba ari n'umujura ndayimuha. Ngiye kubona mbona message ya miliyoni 7 muri telefone, ati hari aka message ubona ukajya usubiramo amazeru, kandi ari ku manywa amazeru kongera ukayabara. Nambwira ngo dusange mu mujyi, mbasanga mu mujyi. Nambwira ngo irame turi bari abagabo babiri bari kumwe n'umudamu ukiri muto mu Jeune Marie. Barambwira ngo turagukunda, ntabwo tuzi ariko turagukunda. Ubuhamya bwawe bwaradukomeje igihe twari duciye bugufi, tunaniwe, igihe twatakaje ibyiringiro twongeye gusubizwamo ibyiringiro, igihe twari twarakomeretse twamenye ko ibikomere bidakira, hari ibikira wakwirukanishije ku kazi. Narabibabwiye, iyo ubonye akazi icyo gikomere kirakira. Wabuze umwana, iyo yabyaye icyo gikomere cyo kutagira umwana kirakira. Wakwikiye ubukwe, iyo ubonye undi musheri icyo gikomere kiribagirana. Ariko iki gikomere cya jenoside n'uruhererekane ntago gikira. Umwuka yararaza akakwigisha kubana nacyo, kubamenye Imana. Ubu mbyaye 4, ntawe uraza n'uwaje kumpemba ntago yaje ari data. Singirone umwana wanjye w'imfura aramuzi, Pramede wa mukobwa, twicaye muri salo jo bundi arambaza ngo ariko daddy weho daddy wawe abaye? Ndavuga ati karabaye. None ndamusubiza nte direct, we ko tukubona papa, we papa wawe abaye? Subwo ndamusubiza ngo namubwira ko yapfuye. Sareta nishaka kubisigiriza ngo bati yarapfuye. Arambaza ngo yapfuye ate yishwe n'iki, n'agisida n'iki? Birasaba ko ngira gute musobanurira yishwe. Kandi uwo numwe, hari abandi 3 ngomba gusobanurira nabo bategereje kuzanjomba.
muvuge ngo ni hatari. Ariko kubamenye Imana umwuka wera araza agatsikamira ibyo bikomere. Ndambwira ngo watwigishije kubabarira, tubabarira batwiciye, ubu imitima yacu turi abagenzi twarabohotse. Anigisha ijambo ryitwa imbabazi no gusaba imbabazi. Inyungu kubatanga imbabazi nimwe bifitiye agaciro. Umutima wawe urakira. Nanone hari ingaruka zo guhabwa imbabazi utagizemo uruhare. Iteka ryose uhora wumva ko utababariwe. Ariko nje nakize nakomeje urugendo. Twamenye ko ADEPR yagabanyije abakozi nawe wagendeyemo. Dushaka kuzabona abana bacu bicwa n'inzara. Basa iyo byemeye abana babona umuryango. Iyo mafaranga ubonye genda ugura imodoka. Zagikora taxi. Turabizi ufite perime udutungira abana. Bandi baranyubakira. Mani ikora imirimo ikoresha abantu baranyubakira. Mani ishimwe, Mani irazirikana. Yafashe agenda yayo. Ayo mafaranga 3,700,000 bayandikaga nk'ideni. Ariko narigishaga nafashwa nkahita mbwira komite y'iterambere mu vivureho turuwasa yose bayamaze bayavivura. Madamu wanjye yazagashima Imana ati haleluya, ati Imana yampaye igitenge mukura Odessa. Kuyandi umutware yababahaye tutabivuga. Tugakomera Imana amashyi yose barayavivuye. Turigende. Mwara rumizi iherekanya bubasha n'wari unsimbuye akazi gahagaze. Murabyumva hari hasigayemo 1,100,000. Nahagaze imbere y'abakristo nabwo ati nta deni mumfitiye, nubakiraga Imana na madamu wanjye nayo turayavivuje. Kandi bari kuzanyishyura, nta gitorero ryambura bari kunyishyura rwose. Imana ikura mu rupangu ikintu cy'ikige. Yakoze muri agenda. Umukristo wakuze ijambo rya kabiri, hanyuma yo kuba umwana arakura agakora kandi Imana irabizirikana. Babwira inkuru nziza se. Muvuge ngo kagira inkuru. Dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe ajya mu ijuru. Ejo bundi ngiye kumva numva umushumba wanjye w'ururembo rw'umujyi wa Kigali arampamagaye ngo Pastor Theogene, nditaba numva nyine mba ndi ku gahigo ndi no gutarasa ariko sinamenye uwo ari. Mitemwe atarabo ndi kurangizanya nabo ndaje nkuvugishe boss na hari umushumba wanjye w'ururembo. Ati nanjye ndi umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali nyite allo yenda ite mbavugisha nyakuba mushubeze hari telefone wumva nyine ukahita uca bugufi. Maze kurangizanya nabo ndi kumwe nabo nyine kuri ako gasima ndamuhamagara arambwira ngo ngufitiye ubutumwa uze kuza uburebe. Mugezeho ku rurembo rwacu rw'umujyi wa Kigali arambwira ngo itorero ryagutekerejeho ngo ugaruke mu murimo w'Imana uhabwe inshingano. Ubu naragarutse mbarizwa muri paruwasi ya Muhima, itorero rya Kamuhoza haruguru ya Kimisagara, niho banyereje gukorera umurimo w'Imana. Nkaba nabarizwa mu ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge hano hose ari igiterane cyo guhiga abacoma bagenzi banjye. Itorero ritarivuga ngo simbukirayo ujye kureba bariya bagenzi bawe ubabwire kuntu Yesu yaguhaye agakiza. Ubwo abayobozi banjye bakuru b'itorero rya ADEPR nimwavuga ngo Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Itorero ryanjye ndarikunda, ryirengagije ko ndi mayibobo, rikanyimika nkaba umudiyakoni, rikirengagiza ko ndi mayibobo, rikanyibika nkaba mwarimu, rikirengagiza ko nari mayibobo, rikanyimika nkaba na pastor. Mwavuze ngo Imana ibahe umugisha ko kandi ndi saa kintu umwana. Banyimitse ndi saa kintu. Nasengeye ku bupasiteri nejejwe ku mufuka no ku miryango ahantu hose nejejwe.
biriya by'ibirori nari nzi ko hari umupasiteri witwa David bari gukorera CGM niwe wankoreye umunsi mukuru yampaye 400 arambwira ngo ibi amafaranga n'ay'ibiryo zagaburira abantu bose mwati ko nta modoka rifite yo kugendamo amacate egisi nta myenda afite yo kwambara guhera ku mwenda w'imbere na cyo muvuge ngo David Imana imuhe umugisha ntago mumuzi bike Imana imwihera umugisha hari ibintu Yesu akora kugira ngo akomore noneho musi basangira ku pastor ese numira n'indara kwabanye nazo nzishakira imodoka bati muze mu munsi mukuru wanjye mwana bagiye kunsengera ndi kubakira abantu baje mu munsi mukuru rero nkabo nabo baratuje barakonje wese kumbona nta morali bafite ariko wabakira mu mvugo zacu tu ndavuga ati Yesu mwana bajama bahita baselebura ati pastor wa bati Imana iduhaye umupasiteri ma mutati kandi kubiryo nimwe mugera mbere Mana mbese birakwiriye ko nabo Mana niguharinye ntukabarye babandi mwaruhanye ujye ubarabura ubahe pase mu izina rya Yesu vugira ngo amen hanyuma yo gukizwa ukaba umwana w'Imana ugakura icya gatatu ugomba gushaka imbaraga z'umutima imbaraga z'iki z'umutima zimbaraga z'umutima nta zindi ni imbaraga z'umwuka we sindi buzivugeho ariko munyemere mvuga nko ku tuntu nka tubiri uyu mwuka wera dukorera jambo rya mbere iyo wakijijwe ugakura Imana ikaguha izi mbaraga z'umutima izi mbaraga zikomora ibikomere byo mwibanga babyumvisha Imana ibaha umugisha zigera hahandi umugabo atagera zigera hahandi imiryango nterankunga itagera ariko haleluya zigera hahandi umushumba atagera zigera hahandi amafaranga utunze atagera izi mbaraga z'umutima ziragenda zikagera hahandi abana wabyaye batagera izi mbaraga z'umutima ziragenda zikajya muri bya bikomere tukajya tubona umuntu aseka kandi yarashize kubera imbaraga imbaraga z'umutima zitwomora ibikomere byo mu ibanga tukavuga ubutumwa duteskurutse je nakasuye navuze ubutumwa guhera 2007 nibwo natangiye kuvuga ubutumwa baduha iminota 3 tukazinduka kicara ku ntebe y'imbere iwacu hari rero abahara bavuga ubutumwa kicara ku ntebe y'imbere bikaza kugera saa 10 ugeze ku ntebe ya nyuma ya 4 ariko ndinda ubuhamya nta kindi kibigushoboza n'imbaraga z'umutima wahagarara hano ukabwiriza Imana igira neza kandi wowe ukimeze